Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel Oromenenga Update. Ngiye wasuhuza ni Samsoni nk'ibisanzwe tubana ku mbuga nkoranyambaga mumaze kumenyera yaba YouTube channel Oromenenga Update na group ya WhatsApp Oromenenga Update no kuri X turahabaye ni Oromenenga Update no kuri Telegram hose ni Oromenenga Update. Yes, aho hose tuba tuhabaye kugira ngo abantu twisange ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye. Nabikubwiye ngo niba ukora mining izi mbuga nkoranyambaga kabuta zifite sinzi ibyo urimo. My friend, niba muri wowe udore imbuga nkoranyambaga nkubwiye, niba ukora mining ukaba udafite X, ukaba udafite Telegram ni WhatsApp yo na utayigira, izi mbuga ukaresha tu niba utazifite. Niba utazifite menya ngo niba ufite mebyiri ukaba uburamo imwe, menya ngo hari icyo kibura. Izi mbuga nkoranyambaga ukaresha tu nibura ewana utazifite ukora mining, my friend, hari ibintu utazigera ubona, hari ibyo utazabona kubera ko na gufite suse, na gufite amakuru ava neza hose ngo ubu hafite huzuye. Rero niba utarakora subscribe kuri channel rebe butira kwegera uyikandeho, ikindi ukande kunzogera, ndetse niba utari muri group ya WhatsApp Oromenenga Update aho ni amakuru ya mbere aca ewana fresh ya mbere na mbere, amakuru agisohoka tugomba guhita tuyabahereza 5 kwa 5 ya mining ziye zitandukanye, yabe zingize uri kureba hano n'izitari ahari zose. Reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link uyijoininge iyo group. Ikindi noneho izose ni mining kandi zimwe muri zo zanatanze amafaranga na mining irakomeje, izindi nazo ziri ku ma website zitari mahangaha, harimo iyo ubona udafite. Iyo uri kubona udafitemo reba muri description y'iyi video urahita ubonamo link y'izi mining zose ureba hano, link ziri muri description y'iyi video urahita ubonamo ubashe kujoininga. Yes, ubwo rero natinze ikinzanye muri iyi video nje kuvuga kuri mining ya Satoshi cyangwa se OpenX. Mining turi kubayiningira muri Satoshi. Iyi mining ya OpenX iyi ngiyi ni yinzanye kabisa, noneho twari tumaze igihe tutayivugaho OpenX. Iyi mining ifite update zikomeye cyane buri wese akwiriye kumenya, ariko mujya mwibuka yuko amasaha yageze, mujya mwibuka yuko iminsi yagiye, mujya mwibuka ko izo twemerewe zigiye gushira do. Kuba tabizi dore ngibaho biri, my friend, dore aka kantu k'umuhondo karabura, dore akantu gasigaye, aka kantu k'umuhondo dore ngaka tugeze kuri 83% zizo twemerewe, no kuvuga ngo dusigaje 17. Muri kubyumva ariko mining igiye kurangira, dore igihe baduhaye cyageze ewana. Turi kugenda tugisatira neza, turi mu kwezi kwa kabiri, dore itariki yo kubikurizaho, dore ngiyi itariki yo kubikurizaho ya mbere ngiyi hano muyirebe neza, dore ngiyi. Abantu mutazibwira yuko iyi tariki iri hano, reka wenda njye mbibereka. Iyi ngiyi ntago ari kimwe n'iyi ngiyi, izi tariki ziratandukanye. Uzitandukanye gute? Iyi ya mbere turi kumwe, iyi ngiyi iyi ni itariki yo kuyistinga. Muri kubyumva ni estimated end time, igihe ibi byose bazaba barimo byose birangira ni ku itariki zingahe? 13 z'ukwezi kwa 4 saa 4 z'amanywa. Turi kumwe rero, itandukanye n'iyi tariki iri hano. Iyi ngiyi iyi bari kukubwira ngo ni estimated allowed coin withdraw, ni ukuvuga ngo itariki yo kuba dusoje kubikuza. Muri kubyumva, no kuvuga ngo hariho itariki, iyi tariki niyo kugira gute, niyo kuza turutangira gutradinga, tukamenya wenda ngiristinze kuri OKX, tukamenya ngiristinze kuri Binance, tukamenya ngiri hehe. Ni ibyo ngibyo, niyo tariki 13 z'ukwezi kwa 4. Ariko tariki yo gutangira kuba twebwe tugomba kubikuza, tugomba nibura kugeza ku itariki 20 z'ukwezi kwa 3 twamaze kubikuza coin twazimuye, zaba zageze muri MetaMask, zaba barakoze wallet yabo, baba barabigenje bete. Nuko bimeze izo tariki rero mumenye kuzitandukanya. Murumva ko igihe cyagiye, dore mu kwa 3 turi hafi kwagera, turi mu kwezi kwa 2, ukwezi nako kwagiye amatariki 10. Ubwo rero nyira aho ngaho nyiri muri ibyo ngibyo, ubu tuvugana muri uku kwezi kwa 2 bazanye phase nshyashya, phase imeze bazanye phase ya testnet. Ku bantu mwamayininze kuwa murabizi mbere yuko ijya ku isoko bigeze kuduhereza kuwa testnet, ibyo bintu murabizi murabyibuka. Icyo gihe twese twari twahawe na network dushyiramo ya kuwa, bakaguhereza kuwa za testnet zo gutrading, zo kuba wagerageza nyine ukoherereza umuntu nawe akaguhereza nyine mukiga gukoresha ikoyini mu kuyakira no mu sharinga, ari test nyine. Rero n'ubu ngubu iyi OpenX ku bufatanye na Agix, iyi OpenX mureba iburaho rwose akantu gato yangirangire, bazanye testnet.
reka ndebe kuri X yabo kugira ngo tunihute na video itaba ndende. Nukuvuga ngo bamaze kuzana testnet. Iyo testnet rero icyo ukora ubu tuvugana urasabwa kuyadinga muri MetaMask yawe. Turi kumwe ufate network yawe ya OpenX testnet. Dore ukuntu yitwa, ni inkuru dore imaze amasangahe ku batari babizi wenda bashaka no kwirebera barebe. Dore ngiyi inkuru imazeho amasaha 6 yonyine twatangiye ikintu cyitwa testnet. Dore ngibi testnet. Iyi testnet rero singomwa ngo nirwo nsoma ibintu byinshi, ahubwo ni kugira ngo nyine nyimbere kuko bigenda. No vuga ngo urafata network zawe uzadinge muri MetaMask yawe cyangwa se muri Trust Wallet yawe. Uti biragenda bite rero? Izo network narababwiye ngo amakuru ngomba kujya nyabahera ku gihe my friend, ndazibafitiye tu. Ndazifite ku bari muri group ya WhatsApp Oromenga Update bo ntago ibintu ari ibintu by'imisuso. Reka network murazibonamo rwose muri group ya WhatsApp Oromenga Update. Ku batari muri group ya WhatsApp nibiba gukondera kuzisanga muri description y'iyi video ukazikopiya na mahire. Gusa nzi ko kuri YouTube bikunda kugorana, ariko icyo usabwa niba uzi ko utari muri group ya WhatsApp Oromenga Update wakaba ujya muri iyo group nawe ukisangamo ukabona izo network. Ndazifashisha, ndazifite hano muri WhatsApp. Yes, ndazifite hano network nkuko muri kuzibona hano. Dore zose ni network zifite uburyo bubiri twabikoresha. Mu ubwo buryo bwose ngiye kubukwereka ubikore. Twagiye goreka nikore nifungure MetaMask yanjye. MetaMask duhereye kuri MetaMask na Trust Wallet ndabibereka uburyo ki wadingamo iyo bita OpenX Long Testnet. Nkuko mugiye kubibona hano muri MetaMask yanjye, ngemba namaze kubikora ariko ndabereka uburyo kibikorwa neza step by step. Kuba bizi bwo murabyikorana nta kibazo, no problem. Gusa iyi coin mana yanjye abantu musiba ku mining sinzi ukuntu mwamwitereye. Ukaza kuyibonamo network nkuko tuza hano tukabonamo Ethereum, ukabonamo iki hano ukaza kuza kubonamo OpenX Long Testnet nkuko muri kuyibona, ndetse n'ikirango cyayo hano OpenX igaragara. Nicyo kintu kinzanya muri iyi video rero. Nuvuga ngo turifashisha zino network nkuko nari kubibabwira. Dore ngizi hano nazibafitiye kabisa. Ngizi izi zose nizo rwose tugiye kwifashisha kugira ngo twadinge iyi OpenX Long Testnet muri MetaMask yacu cyangwa se muri Trust Wallet. Twagiye turahera kuri mbere na mbere. Urareba ko hano hariho chain yari yose, si ngombwa ngo habe hariho iya nyayo. Aha ngaha iriho yose nta kibazo. Icyo usabwa nuko ariho ukanda ukahakanda. Iyo ukanzeho baguhereza izo wemerewe kwinjiramo. Murazibona ngiye dore ngiza hano na za ko waziriho like this. Dore ngiyi ko blockchain za Ethereum za BNB n'izindi nyinshi. Icyo ukora rero kugira ngo ushyireho iyi OpenX nkuko muri kuyibona hano hasi, icyo ukora urakanda add network. Ndakeka muri kuyibona neza cyane. Iyi add network niyo tucaho ukande. Nitumara kuyikanda nago urayihitamo muri izi, kuko murareba muri izi ngizi ziri aha ngaha, yaba iyisiyo cyangwa iyi nagarizo. Ahubwo icyo ukora wowe urahita ukimura ugashyire kuri custom network. Hano murahabona neza cyane. Ukimara kugahashyira uyimuka ugakandeho, bareta baguhereza kwadingamo nyine ya network zacu nkuko nabibabwiye. Mbere na mbere, first of all hano baratubaza network name. Tuyite tujya kuri ya mafoto cyangwa se kuri ya nuza tugiye kwifashisha. Murareba network name hano ni OpenX Long Testnet. Ubwo ndagenda nyandikemo. Twagiye ubwo nawe ni kuri bubigenze. Yes, ubwo twamaze kunagamo OpenX Long Testnet name nkuko muri kubibona neza cyane. Twamaze kuyishyiramo. Twagiye hano bari kutubaza RPCUR. Turasubira kuri hahandi kuri ya message ziriho. Dore ngiyi hano nayo irahari my friend. Dore ngiyi hano ndakeka muri kuyibona. Tuyikopiye yo ni link, tugaruke tuyipestingemo. Ubwo mbanereka batabizi, kuba bizi bo biroroshye. Izi network murahita muzibonera muzishyiremo nta kibazo. Chain ID aha niho tugeze. Niho tugeze tugiye kuzuza. Turebe kuri kaga paper hariho 77 98
77,98. Yes, ubwo twamaze kuyadingamo. Ikindi baradusaba simbo. Aha, iyi simbo nayo twihute tujya kuyirebaho iriho. Murareba ko hano naho irahabaye neza cyane, dore ngiyi OpenX nkuko tubizi twese. Iyi simbo yayo na utayizi iba yanditse mu nyuguti nkuru. Twagiye OX, ndakeka muri kubibona. Ubundi iyi Block Explorer UR nayo tujya kuyirebayo. Ngiyi hano Block Explorer UR ngiyi, ndakeka muri kuyibona neza cyane. Tuyikopiye nayo, murareba ko ari link. Ubundi tuyizane. Nababwiye ngo izi network abantu bazikeneye, abari muri group ya WhatsApp Urban Update, murahita muzibona rwose, ntago ari ibintu birenze. Ni nabyibuka munyibutse kabisa, abatari muri group ya WhatsApp Urban Update mujyemo muyirebemo, ibintu biba byoroshye cyane, nta bintu byinshi byo kwirwa nigora. Icyo gihe umaking sure ko wabyujuje neza nkuko muri kubibona. Mbere na mbere hano network name ni OpenX long testnet twabikoze, UR twayishyizemo, chain ID twayishyizemo, simbi irimo ndetse na Explorer irimo. Ubwo icyo ukora hano wowe urakanda add network. Ngiye kubera ko nyisanganywemo, nubundi ntago bahita bayemera kijyamo kuko nubundi ni ya indi garuka nkaho nta cyabaye, kubera ko nubundi ibirimo. Ndakeka muri kubibona ko yo nubundi nari nyisanganywemo. Iki gihe urabumaze kuyadingamo. Noneho hari ubundi buryo bwifashishwa rero. Ubu buryo bwo rero buranatuma abantu mudafitemo ko wa chain mwayibona uti bumeze bute rero. Bafite iyindi link yifashishwa, dore iyi link mureba hano hasi. Iyi link ifasha abantu gukureyiminga na testnet, cyangwa se izo coin za testnet ifasha abantu kuzikureyiminga. Reka nyikopiye wenda tuyifashishe. Ujya kuri browser hano kuri MetaMask yawe. Abataza aho browser irimo bamwibaza ngo browser wa hehe, dore ngiyi hano nge mbibereka. Dore ngiyi ngiyi hano hasi. Abantu muzaya tuburangira muri browser ya MetaMask, dore ngiyi. Ugakandaho. Iyo umaze gukandaho ukanda kuri iyi search nyine UR, ugasearchinga aha. Yes, ugasearchinga. Iyo searchinze urareba ko baranayikwereka, ariko uri-editinga my friend. Ubundi MetaMask ntago ijya yemera izi HTTP. Aha dore aha, aka kantu urake-editing ukagakuraho. Nago izi HTTP MetaMask ijya irodinga izi browser zimeze gutya, ubikuraho igatangira imeze gutyo neza cyane. Ubundi ugakanda enter ya keyboard yawe, turi kumwe, ugakanda ugategereza bikarodinga. Iyo birodinze, first of all hano bakwereka guconnecta wallet first. Ndakeka muri kubibona. Aha bari kudusaba guconnecta wallet, niho ukanda. Cyangwa se ku bantu nababwiye, abantu mushaka kuba mufitemo chain ya Kowa, abantu mwirwa mumbaza ngo Kowa ngijyamite, dore ngiyi hano. Iyo ukanze hano kuri add Kowa mainnet ihitijyamo, utiriwe ujya kuzuzamo nka bira twujujemo, ibita byizanamo. Ubwo turakanda connect wallet. Connecting wallet nyine murareba ko baradusaba kuba dufitemo Kowa blockchain. Ndakeka muri kubibona, baradusaba kuba dufitemo Kowa blockchain. Tuyiswitchingaho tuba ariyo tunanashyiraho, niyo bari gusaba. Murareba ko wallet address yanjye irimo ngiyi, ndetse baranyereka gukureyiminga testnet USDT, cyangwa se ngadingamo ya long testnet. Ku muntu utayadinzemo nka kuri twayadinzemo, ubonye iyi link nayo urayisanga muri group ya WhatsApp Urban Update zose ndazibaha. Ushatse si wakirwa byadingamo kuri twabyadinzemo, ugahita uca kuri ino link nabahaye, ukajya kuri browser ukayishyiramo. Wamara kuyishyiramo ugaconnecta wallet yawe washyize kuri chain ya Kowa, nkuko muri kubibona hano iriho. Aha murareba ko twamaze kuyihindura, niyo twashyizeho. Aha ngaha murareba ko hariho chain ya Kowa. Icyo ukora rero hano nuvuga ngo kuri browser yawe ujyayo nyine ugaconnecta wallet. Iyo maze guconnecta wallet bagukitsa hano ngaha gukureyiminga izi USDT. Wenda mbibabwireho gatoya, birasaba kuba ufiteho Kowa z'amagaze fee. Turi kumwe kugira ngo waguhereze izi USDT, ndumva batanga 10 USDT za gaze fee, cyangwa se zo gutestinga, ariko zikatestingwa kuko ufiteho udukowa. Nk'ubu nuko natwe mfiteho ngewe ubu none hanazibikuje. Hano murareba ko hariho 0,
ubu zibaye ziriho nahita bakureyimingira hano nkabibereka, kuko iyo ugiye gukureyiminga dore wenda tubigerageze mu bibone. Aha iyo ukanze kuri kureyimu murareba ko barabanza bakwereka yuko yamaze kuba sanseredi, bagusaba ko ugomba kuba ufiteho gaze fee is required. Izi gaze fee rero ni za kowa bari kubaza. Ubwo rero nazo turaza kuzishaka kugira ngo na video itaba ndende tuzishyiremo turebe ukuntu biza kugenda. Icyari kinzanye byaro kugira ngo mbere ku buryo ki uyadinga muri MetaMask muri iyi OpenX long testnet. Nicyo kintu cyari cyanzanye muri iyi video. Kuba muri Trust Wallet wenda natinze bo naga ari ibintu birenze nabyo. Icyo usabwa no gufata zira network abari muri group ya WhatsApp murahita muzibona. Icyo ukora urascrollinga ujya hano handitse manage crypto. Aha uhakande, numara kwakanda barazikwereka izo usanganywemo, ariko wowe icyo ukora nago kubera ko itarimo nago wahito abari ukanda. Urakanda kano kantu ka plus, urakanda kano kantu ka plus hano hejuru. Aha ndakeka muri kwabona. Numara kwakanda ukande plus nyine nk'ibisanzwe. Iki gihe urahita uhitamo hano kuri network. Aha ngaha niho urakanda uhakande. Iki gihe uri bwuzuzemo nyine nkuko twabyujujemo cya gihe turi kumwe, nkuko twabyujujemo cya gihe uruzamo network name twayibonye, uzuzemo simbo, ushyiremo ya URL ndetse na ya block explorer, byose muri group WhatsApp nabibahaye. Ubundi ukande import. Iki gihe uraba ushyizemo ya nuza yawe ya testnet muri Trust Wallet yawe. Icyari kinzenye rero cyari icyo ngicyo. Icyo mbabwiye cyo mukomeze mu keeping mining. Abantu musibagurika ku mininga OpenX, sinzi ibintu murimo kabisa. Abantu musibagurika ayiwe muri bitangaza koko. Dore igihe gisigaye ni gitoya cyane my friend. Mubikorere rero mubikunze, ibihe byiza kuri mwe mwese kandi ciao. Nababwiye ngo izi network abantu bari buzikenere murazisanga muri group ya WhatsApp Oromene Update, niho ziraba ziri kugira ngo muzadingemo. Ndabashimiye mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao.